Imana irababaye. Imana yigisha abantu kuryama heza twararyamaga ku makarito. Abana Imana ibigishije guteka amafiriti nkanjye watetse mu kinure. Ngewe mvuga urugero nihereyeho. Imana itabaye abantu b'Imana, ariko abantu nibo bayiteye umugongo, abantu nibo bayiteye umubabaro, abantu nibo bayiteye agahinda. Abantu bari kwirirwa mu manjwe bafite amatitire runaka, ariko abantu batumye izina ritukwa ry'Imana kandi yarabahamagaye. Imana ifite umubabaro. Ibintu byashariraga barabiryoheje babisiga umunyu. Abagabo babisize umunyu, abagore babisize umunyu, bavuga ati nta kibazo. Ibintu twabwirije abantu ko ari icyaha si mwebwe mubiziruye, kandi mumbabarire ntimuvuge ngo nzanye uburakari, ni ifuhe ry'Imana. Njya mvuga ngo iyo umuntu w'Imana Imana ikoresha igakorana nayo, ukorana n'Imana afite uburakari, ni Imana iba ifite umubabaro, ntago ari umuntu uba ufite umubabaro. Imana irababaye ifite n'agahinda. Ibintu twabwirije abantu, abakozi b'Imana, abantu barabitinyutse. Abantu Imana benshi yabakuye mu bumarine, ibigisha kwambara amakositimu, ibigisha kwambara amatise, ibigisha kwambara uducongo duhanaguye neza, ibigisha kwicara mu ntebe z'ibyubahiro. Imana irabasohoka. Nta kintu Imana itakoreye abanyarwanda, ariko abantu bari bagiye bababaza Imana. Ikuzamuriza ikuzagaburira abantu b'Imana n'urugero. Ikuzamuriza ikuzakora umurimo w'Imana, ariko ya mafaranga niyo uri kujya kugura amarogi ukayishura ugasambaniramo n'umugore utari wawe kandi ufite umugore. Mwaryoheje ibintu byashariraga. Ko mwabiziririzaga mubiziriye mute? Muri abakozi b'Imana mugahagarara ku makamera nk'aya nicayeho mukavuga amabwa. Imana yari bahamagaye ngo mubwirize ijambo ry'Imana, abantu bihane, abasambanyi bihane, abasinzi bave mu businzi, ariko abantu bafite umuru hano hanze. None natwe twari turi mu murimo dusubiye muri wa muruho. Niko kanya mwari mubonye ko gusohokera mu maroge, niko kanya mwari mubonye ko kujya ku micanga ku mazi kurirwa mwambaye ubusa, ariko mwabaye mute? Imana si yobeye ko turi muri viziyo. Imana iyobeye ko dukeneye gusirimuka se. Imana iyobeye ko dukeneye gusa neza se. Ariko ibintu mwahimbye muri kujya muza mugakubitaho n'ibiki, ko Imana ifite umubabaro, ko Imana ifite agahinda. Mwicara ku dututi ntakicayeho. Nanjye mbyibagirwa nsubire gusinda ibintu byashariraga kuri njye mbiryohereze mbisiga umunyu. Ubundi mwabaye iki? Ko wasengeraga abantu uracyabasengera. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndagushuhuje wowe mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nge wumva nitwa ngo Bukamiri ya Muteo, ngo haye ikaze mu kiganiro. Mu kiganiro ntago ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Reka musabe atangire adusuhuza ndetse yibwira n'abadukurikiye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amahoro y'Imana abane nawe. Murakoze. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ku bantu bambonye ari bwo bwa mbere nibo bantu ngiye kwibwira, ariko kuri izi mikoro z'iyi kamera nzi ko atari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri nkunda kuba mpare. Yego. Kandi mbashimiye ko mukunda kuntumira muri nshuti zanjye. Imana ijye ibaha umugisha, n'abantu baba badukurikiye bakadufasha umurimo, Imana ijye ibaha umugisha. Nitwa Nyirakuzaremye Agnes, ndi umudamu ufite umutware n'umwana umwe, nkorera umurimo w'Imana ku itorero ry'Imasaka muri ADPR. Ibindi umwami Imana aduhana umugisha. Ubwo nibwiraga ku bantu bari bubone isura ari ubwa mbere, bakaba basanzwe batanze, nibo nibwiraga, ariko abandi benshi nzi ko mumaze kumenya. Umeze neza? Meze neza.
kenshi na kenshi mba nkeneye kumenya ko umuntu tugiye gukorana ikiganiro ameze neza. meze neza, umwami Imana aracyaturinze. Akurindiye mu buntu bwe n'urukundo rwe rwinshi cyane. I Masaka muri kuturusha iki? Masaka turaho tumeze neza nta kibazo. Umurimo w'Imana biri kugenda. Biragenda. Muri ADPR murimo murasenga mugafashwa. Cyane. Nk'uko warabivuze ntabwo uri umushyitsi kandi kimwe mu mpamvu zituma tugutumira nuko tukuzeho kuba warahamagawe cyane. Hari abahamagawe hari n'abihamagaye ariko wehoho tukuzeho kuba warahamagawe cyane. Abantu benshi bakunze ubuhamya bwawe. Babukunde, nanjye hari igihe njya ntekereza ngo mva ndabukunze ndi nyirabwo. Ahubwo nibishoboka tuzagaruka nabwo tubusubiremo neza. Kuko mba numva hari tuzabisubiramo twitonze. Uba wumva hari ibyo utavuze? Tuzabisubiramo twitonze. Ntabwo mbizi. Ubu se nabwiye abantu ko Imana yankuye ku kinure kikabuga. Ntabwo ngiyibuka neza, tuzaza tubisubiremo. Ariko ni ukubera iki? Akenshi na kenshi umuntu hari igihe ajya kuri kamera cyangwa akajya mu iteraniro yumva yapanze ibintu araza kuvuga, yagerayo bikarangira atabivuze, yamara kwicara kumva we yakumva ntiyabivuze nk'uko yagombaga kubivuga. Tuba dufite byinshi bajya batwihanganira, tugira ubuhamya, tukagira ijambo ry'Imana, tukagira hakaba ari n'igihe ufite iby'Imana yagutumye. Ubwo rero bajya babyihanganira, uwo munsi biterwa na tera ubwirijeho. Hari igihe ushobora kuyijyaho Imana ikakubwira ngo vugira ijambo, ni ubuhanuzi buri biguha ikabuguhera mu ijambo, ikaguha n'ibindi uvuga. Biterwa naho wakoreye. Niyo mpamvu tuba dufite byinshi, ukumva urabivuze ariko ukumva uhushuyeho kubera igihe aba ari gitoya, ukavuga ati n'ejo nzagaruka nongere mbivuge. Nzabivuga Mana, navuye ku kinure pe. Ariko mw'abantu mwe munkurikiranye muzi ko nari iyi firiti itekeshejwe n'ikinure, none ubu nkaba ntagitekesha ifiriti ikinure. Twajyaga ishyushye kugira ngo idahora, ariko ngoboka Imana. Reka mbabwire, Imana ni igitangaza. Ikinure abantu batakizi ni ubuse nababwira ngo iki, ni inyama z'amavuta ziva ku nyama z'inka nizo twita ikinure. Imana yarakoze rero ibavana ku kinure. Yacidukuyeho. None dusigaye dutekesha ifiriti. Ubuto twamenye kubugura. Imana yagize neza. Twamenye kwisiga agaparufe. Reka. Twaraje ntabyo tuzi, ariko kwa Yesu nahasanze umunezero. Njya numva mbuze ukuntu nabibwira abantu, nkumva ari nk'impano ishoboka, nkaterura nkayitereka mu muntu numva nshaka. Mba numva ari nk'ibishoboka, ari nk'akadu umuntu abasha gufata akaziha abantu. Ibintu byo kwa Yesu mba numva nabifata nkabirunda mu bantu, ariko nasanze bitanshobokera. Cyakoze abantu bazajya bankurikira bakumva icyo Imana irimo ibashakaho, bakabishira ku mutima, bazajya bamenya inzira z'Imana uko bazigorora. Ariko ubundi ujya wumva wafata umuntu ukamuterekamo Yesu, ugafata undi ukamuterekamo Yesu. Araryoshye, mba numva namutereka mu bagabo, nkamutereka mu rubyiruko, nkamutereka mu bakuze, mu bato. Imana Yesu sinzi ukuntu namubabwira, sinzi ukuntu nababwira ibi bintu by'Imana, biba byarandenze. Tujya tugira ikibazo rero cy'abantu batangira bashima Imana gutyo, bashima Imana aho yabakuye, ariko baba batari bazamuka ngo bagere hejuru neza. Uri kumva? Bamara kugera hejuru ho gakeya, bya bindi bavuze bagatangira kubisenya. Oya, mu bantu bameze gutyo ndumva ntazabamo. Ntabwo uzatetereza Imana? Oya. Kuko njye mibara nko gutera Imana agahinda no kuyitenguha. Ntabwo nabwe ngo kuri iyi kamera bisubiremo. Ntabwo nakwibagirwa ko naje mvuye iwacu mu burengerazuba, ahantu mu manegeka twari dutuye, nkaza nkorera abantu, nababwiye ko n'igihumbi nagikoreye ku kwezi. Ntabwo nakwibagirwa inzira y'umusaraba nagiye nyura. Imana ikaza ikanyigisha gukaraba, Imana ikanyigisha kwambara, Imana ikangabira umurimo, ikampa ijambo, ikampuza n'abantu ntari kuzahura nabo. No kuri kamera hari ibintu
none yari yarabitubwiye hari n'ibindi yatubwiye bitaraza, hari n'ibyo yatubwiye yakoze. Ubwo urumva nagera ku rwego njya mbwira Imana ngo uzandinde kurya ngahaga nkibagirwa imirimo n'ibitangaza wakoze. Mba numva mfite intego yo gukomeza nkabibwira abantu. Kandi hariho umuntu ushobora kutureba tuvuga imirimo y'Imana akavuga ati ese uriya atuye mu nzu, ese uriya ntakodesha, ndakodesha nibyo, ariko imirimo y'Imana yankoreye ni myinshi kandi iyo akoze ibya mbere n'ibyo ngibyo ntabwo bizayinanira. none se Agine ndakumva ukagira ngo abandi bo ntibavugaga ngo Yesu ntitwamutenguha, ni Yesu ntiyabura icyubahiro duhari kubera ibyo yakoze. ni nacyo nje kuvugaho. Giteye Imana umubabaro, giteye Imana agahinda. Abantu bahamagawe n'ibyo duhamagagwa twumva twari dufite umuruho. Imana iraduhamagara imera ituruhura ya miruho, idutura imitwaro. Umuririmbyi yavuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga tugenda twemye. Imitwaro Imana yari imaze kuyidukuraho tumaze kugenda twemye. Ariko abantu benshi bamaze kwibagirwa ko Imana yari yarabatuye iyo mitwaro. None ubu tuvugana nibo barakaje Imana, nibo bayiteye umubabaro, nibo bayiteye agahinda. Ni nacyo kintu nje kuvugaho. Gute? Gute? Reka dutangire dusoma iri jambo ry'Imana. Nta kibazo. Dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ni ibice byaho 5. Turahera no ku murongo wa 20. Haravuga ngo bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi, n'umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Njye nihereho nihaho urugero ku bantu badukurikiranye nanga se bari burebe iki kiganiro. Murumva naje nkorera abantu. Ukorera igihumbi. Nkorera igihumbi ku kwezi. Nkagikorera. Nza nta mwene wacu nsanze Kigali. Niba ari nta mwene wacu mve ngo nta na mwene mama wari uhari. Ariko mpageze Imana irandeba iranturanye irampamagara nyigiriraho umugisha ngabira umurimo. Yego. Imaze kuwungabira Imana, iyo ugenda ukorera Imana abantu bavuga ngo abakozi b'Imana ngo nabateka mutwe, ngo abahanuzi barabeshya. Abahanuzi ntago babeshya, ndi umugabo wo kubihamya. Imana yatangiye vugana nanjye ibintu bikomeye najyaga mbibabwira. Imana ikambwira ukuntu izankorera ubukwe i Kigali, nkumva ntibishoboka. Naraje nkorera igihumbi. Imana ikambwira ukuntu izampekesha muri uyu mujyi. Imana ikambwira ukuntu izawuntungiramo, ikambwira ukuntu izangabira umurimo, ikambwira ukuntu abantu bakomeye n'aboroheje bazaja kunshaka. Numvaga ari ibintu bidashoboka. Ariko ubu tuvugana abantu duhura n'abo tugihora baracyaza. Ni benshi, ari abakomeye ari aboroheje. Bivuze iki? Bya bindi Imana yambwiye yarabishoboje, kandi hari n'ibindi ndindiriye izagira gute izakora yambwiye. Ikintu Imana ifiteho umubabaro, ikintu Imana ifiteho agahinda. Urumva muri ubwo buzima bwose nagiye nyuramo, inzira y'umusaraba nagiye ncamo, ndi kubihaho urugero. Nari mfite ubuzima bugoye, mfite ubuzima butanyoroheye. Imana iraje irangaburira, inyigishije kurya, inyigishije kwambara, inyigishije kuryama heza. Ubu rero ikintu Imana inshakaho nuko nza nkahamya ibintu Imana yankoreye, nkahamya aho yankuye, nkahamya n'aho ingejeje. Ariko igiteye Imana umubabaro nuko abantu benshi bibagiwe. Abantu baribagiwe we, abagore baribagiwe. Wasanga nawe impamvu iri kubivuga gutya ari utari wicara mu modoka yawe. Oya, mureke tubwizanye ukuri. Oya, abantu baribagiwe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo bafashe ibiryohereye babishyira mu cyimbo cy'ibisharire. Na bya bindi byashariraga barabiryoheje babishize umunyu. Mbese no kuvuga ngo n'umucyo bawushize mu cyimbo cy'umwijima, n'umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo. Ibintu barabibushanyije, kandi siko Imana yabishakaga. Nta nubwo ari cyo cyari gitumye Imana ibahamagara.
ntago ari cyo cyari gitumye Imana ibahamagara. Yari ibahamagaye kugira ngo bayifashe umurimo w'Imana hano ku isi. Njya mbwira abantu ngo ntago bazamona Imana imanuka ngo ibagweho, izankoresha ngewe nawe munyamakuru ngoboka igukoresha umurimo. Ariko abantu barebagiwe, ibintu barabisharirije, ibyaryoheraga babigize umushari, ibyari umushari barabiryoheje, ibintu byahinduye isura. Ariko Imana irababaye. Imana yigishije abantu kwambara, Imana yigisha abantu kuryama heza, twararyamaga ku makarito. Abana Imana bigishije guteka amafiriti nkanjye watetse mu kinure. Ngewe mvuga urugero nihereyeho. Imana itabaye abantu b'Imana, ariko abantu nibo bayiteye umugongo, abantu nibo bayiteye umubabaro, abantu nibo bayiteye agahinda. Abantu bari kwirirwa mu manjwe bafite amatitire runaka. Ngewe ubu mfite amatitire nihereho, ndi umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi, ndi umunyamasengesho, banyita mama pasiteri, ku mazina bampamagara menshi ntabasha kukubwirira hano kuri kamera. Urumva ayo mazina rero ikintu Imana ishakaho ni ukuyarinda ntiyangirike, kandi n'izina ry'Imana yampamagaye ntiritukwe, ariko abantu batumye izina ritukwa ry'Imana kandi yarabahamagaye. Imana ifite umubabaro. Ibintu byashariraga barabiryoheje babisiga umunyu. Abagabo babisize umunyu, abagore babisize umunyu, bavuga ati nta kibazo. Nta kibazo. Kandi Imana yashizeho inzira ebyiri kugira ngo umuntu yihitiremo. Ariko Imana irababaye yuko abantu bayobye inzira bagombaga kunyuramo. None se wowe nkubaza, ubu wowe wakubaza ukuntu waje muri iyi Kigali, nawe kuba untunze kamera, ahantu byavuye si kure. Ubu ikintu Imana igushakaho rero ni uko uyihagaraye ukayihamya neza, ukabwira abantu imirimo y'Imana. Ariko ntabwo ariko abantu bari. Abantu basubiye gusinda bari baravuye mu kabari, Imana ifite umubabaro. Abantu basubiye gusambana bari baravuye mu busambanyi. Abantu basubiye kurara mu marogi bakaraba bayasambaniramo banayishyuye, atari icyo Imana yari bahamagariye. Urumva bya bindi byari bishaririye batarabiryoheje, ibintu mwaziririzaga mwebwe abantu Imana yahamagaye ikabagabira umurimo, ikabahamagara muri ririmba, abandi ikabahamagara muri abahanuzi, abandi ikabahamagara musengera abantu, abandi ikabahamagara murondora mufite impano zitandukanye. None byabagendekeye bite? Ubu si bo basambanye? Imana ifite umubabaro. Si bo basubiye kunywa inzoga gwihishwa? Ibintu twabwirije abantu ko ari icyaha, si mwebwe mubiziruye? Kandi mumbabarire ntimuvuge ngo nzanye uburakari, ni ifuhe ry'Imana. Njya mvuga ngo iyo umuntu w'Imana Imana ikoresha igakorana nayo, ukorana n'Imana afite uburakari, ni Imana iba ifite umubabaro, ntago ari umuntu uba ufite umubabaro. Imana irababaye, ifite n'agahinda. Ibintu twabwirije abantu, abakozi b'Imana, abantu barabitinyutse. Abantu Imana benshi yabakuye mu bumarine, ibigisha kwambara amakositimu, ibigisha kwambara amatise, ibigisha kwambara uducongo duhanaguye neza, ibigisha kwicara mu ntebe z'ibyubahiro. Imana irabasohoka. Nta kintu Imana itakoreye Abanyarwanda, ariko abantu bari bagiye bababaza Imana. Genda umva uyu munsi nanarakaye. Abantu bababaje Imana. Abantu bababaje Imana mu buryo butandukanye. Abantu Imana bari abakene, Imana irabazamura, igenda iguteza intambwe, iguteza intambwe, ikuzamura izi kuzagaburira abantu b'Imana n'urugero, ikuzamura izi kuzakora umurimo w'Imana. Ariko ya mafaranga niyo uri kujya kugura amarogi ukayishyura, ugasambaniramo n'umugore utari wawe kandi ufite umugore. Mwaryoheje ibintu byashariraga. Ko mwabiziririzaga mubiziriye mute? Musambanye mute? Kandi Bibiliya ivuga ngo ntimugasambane. Abantu basigaye bangana buzuye urwangano, kandi Bibiliya itegeko rivuga ngo dukundane. Ni ukuvuga ngo mwasharirije ibintu byo gukundana, mbese mwabaye banyamwigendaho. Murumva ibintu mutarabisharirije, ibyari bishariye murumva mutarabiryoheje.
nimwe mu bantu musigaye mwangana muri abakozi b'Imana mugahagarara ku makamera nk'aya nicayeho mukavuga amabwa. Imana yari bahamagaye ngo mubwirize ijambo ry'Imana, abantu bihane, abasambanyi bihana, abasinzi bave mu businzi, ariko abantu bafite umuruho hano hanze. None natwe twari turi mu murimo dusubiye muri wa muruho. Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda. Irangije Bibiliya yatubwiye ngo iki bazabona ishyano abita ikibi cyiza, ngo n'ikiza bakakita ikibi. Umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima, umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo. Abantu babushanyije ibintu, mwagoroye ibintu, mwabagabo mwe, mwababyeyi mwe, mwarubyiruko mwe, mwagoroye ibintu, mwagoretse. Imana ifite umubabaro. Imana se ifite ibintu, Imana ifite amafaranga, Imana ifite amamodoka yamwirukaho, ariko ikirenze kuri ibyo Imana ifite n'ubugingo nibwo bukuru. Ariko abantu baribagiwe. Abantu barashaka ubutunzi, abantu bari gukora umurimo bashaka ubutunzi, bakajya mu mabwa. Abantu Imana bakuye mu kazi ko mu rugo, bagize abagabo baricaye. Ubu yankuye mu kazi ko mu rugo, yangize umudamu, sinkikorera abantu mu rugo. Abantu namwe abandi nabo yarabigishije, bariga barangiza amashuri yabo, bafite amarisanze, bafite amadogitora, bafite ibintu bitandukanye, ariko nibo bateye Imana umubabaro, nibo bateye Imana agahinda. Ya mafaranga bagafashe bakora umurimo w'Imana nanga ngo bafashe Imana. Imana irababaye. Bafasha abantu b'Imana bari kuyasindamo, bakayasambanamo, bakayarengwamo. Niho babo ariko mwabaye muta abantu b'Imana. Niho bumva basobanutse. Ubundi se gusobanuka tuvuga niki? Ubu murabona ndi umumama usa nabi, ubu se murabona ntasobanutse. Ubundi se gusobanuka niki? No gusobanuka musobanya ibyo Imana ishaka ko musobanura. No gusobanuka se mujya mu byaha ko Imana ishaka ko musobanuka mukora ibyiza. Ariko Imana ifite umubabaro, ifite agahinda ku bantu yari yahamagaye, ku bantu yari yararemye. Iziki zabasangamo ibyiza, ariko yabasanzemo ibibi, ibasangamo urugomo, ibasangamo urwangano. Njya mvuga ngo abantu dufite umutima ukunze, uzi ko abantu batakabaye basonza kubera ko abantu bafite ibiryo muri iki gihugu ari benshi. Ariko Imana ifite umubabaro, Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Imana itabara abantu b'Imana. Abantu bari bafite impano zo guhugura, bafite impano zo kurondora, bafite impano zo kwerekwa, nibo basigara impano zo gusenya ibintu by'Imana. Abantu bari bafite amatitire, abashumba, ba bishop, dufite amatitire nk'ayo nanjye ngifite, nanjye ndayafite ubibabwira, ntago yamvuyeho. Nkora umurimo ku itorero ry'Imasaka, nkaririmba, nkasengera abantu. Ariko se nubwo mbasengera, ubundi mpagaze, murebe uburyo mwahagaze mu myanya Imana ashakaga ko muhagararamo. Murumva ariyo mugihagazemo? Nanga ibintu mwarabibushanyije, ibintu mwarabicuritse, kandi Imana ishaka ko mubicurukura. Nukuri ntimunyage, nukuri mu nkunde, kuko ndumva ari umurimo w'Imana. Ndi kugira ngo dufatanye tuwukore, tugorore ibintu byagoramye. Abantu bahanuraga, mwabaye iki? Abantu mwasengeraga, abantu mwabaye iki? Abantu mwarondoraga, abantu mwiyirizaga, abantu mwamenyaga gukosora ibintu by'Imana mukabishyira kuri gahunda, byabagendekeye bite? Ibintu mwaziririzaga ko mwabiziruye, byagenze bite? Abashumba mbabaze, abantu bafite amatitire, abashumba, abapasteri, abarevera, abakozi b'Imana, abaririmbyi, abakirisitu, byabagendekeye bite? Mwasubiye gusinda mu ibanga. Imana irapfushije. Hari abapfuye ku mugaragaro, turabibona, ariko hari n'abandi bapfuye mu ibanga. Mwibwira ngo ntago tubizi twebwe abantu ko mwapfuye, ariko Imana irabizi ko mwapfuye. Mwasubiye gusambana, ari icyaha, musubira gusinda, kandi mubikorera mu ibanga, mukagira ngo twebwe ntitubareba. Nibyo, ariko Imana irareba. Imana arambwiye ngipfushije abantu mu buryo bw'ibanga, kandi no ku mugaragaro barapfuye, bamwe turababona. Mwabaye iki? Mwakongera mukinginga Imana yo mu ijuru kongera ikabambika imbaraga, mukongera mukamera nk'abantu bazutse. Ubundi ikintu Imana idushaka nuko twemera intege nkeya zacu. Nta muntu utagwa mu ntege nkeya. Imana irashaka ngo wemere intege nkeya zawe, uyibwira ati ahangaha ibyashariraga narabiryohereje, mbisiga umunyu mbona nta kibazo.
ibintu amarogi nsubira kuyararamo, nsubira gusinda, nsubira mu busambanyi nari naraburetse kandi atari Imana yanshakaga, atari Imana yari impamagariye. Wongere wibuke, Bibiliya ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Niwumve yuko ari njye uri kubivuga. Ni Imana ifite umubabaro, Imana ifite uburakari. Hari ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabajya. Ni igice cya mbere uhereye hariya 16 musoma ari amagambo avuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze. Mwari mwaraje muri yuhagira muracya, ariko mwasubiye mu mwanda. Ubundi mwabaye iki? Ubu nkurikiye uri umugabo, ubu nkurikiye uri umugore, ubu nkurikiye urubyiruko, ubundi mwabaye iki? Imana ikintu ishaka ku bantu b'Imana ntago ari uko mwirirwa musindira ayo mafaranga Imana yabahaye. Kandi abantu, Imana yanjye mba numva afite byinshi byo kuvuga, ariko numva byandenze. Imana ikintu yari kuzamuriye guhereye amafaranga, ntago ari ukurirwa abantu Imana ibahaye amafaranga nibwo mubonye akanya mumva muri beza, nibwo mubonye akanya ko kumva abakobwa bose mushatse beza mwakababonye. Ntago ari Imana yari bahereye amafaranga. Yari bahereye amafaranga ngo mukore umurimo mugaburira abantu b'Imana, ariko murarenga mukumva nyine niko kanya mwari mubonye ko gusohokera mu maroge, niko kanya mwari mubonye ko kujya ku micanga ku mazi kurirwa mwambaye ubusa, ariko mwabaye mute? Imana si yobeye ko turi muri viziyo. Imana iyobeye ko dukeneye gusirimuka se. Imana iyobeye ko dukeneye gusa neza se. Ariko ibintu mwahimbye muri kujya muza mugakubitaho n'ibiki, ko Imana ifite umubabaro, ko Imana ifite agahinda. Imana irababaye, ibabajwe n'abantu mwaryohereje ibintu ibisharira mukabisiga umunyu ngo bikaryohera, mukicara mukabirya, kandi cyaziraga ko umukristo asambana kikazira. Ubundi se mbabaze mwabagabo mwabaye iki? Abagore banyu ko mwabashatse barahindutse se? Murabona bari bikara babaye inzobe? None se mwabagore mwe mbabaze, murabona abagabo banyu bari barebare bahindutse bagufi? None se mbabaze, Imana uko yabahamagaye ibashaka ko mukiranuka byarahindutse tubimenye. Ubu ngubu noneho yigeze babwira ko ihinduye paje ngo ngaho ni mukiranirwe. Imana ikintu yari izamuriye abantu ikabigisha gukaraba, yatwigishije gukaraba. Imana itwigisha kwambara. Imana iduhaye ibyo kurya, twari dushonje. Imana ibahaye ibyo kwambara, mwari mwambaye ubusa. None nibi muyituye amabwa yo kwirirwa mu marogi, yo kwirirwa murajya hirya no hino, yo kwirirwa murasinda. Abandi mubonye umwanya wo gukura amatelefone y'abagabo, mubonye umwanya wo kujya mu ngo z'abandi kuzisenya, mubonye umwanya wo gutesha abakobwa umutwe bari kuzibonera ingo. Imana irababaye. Ikintu Imana ishaka nuko ibintu mwacuritse mu bicurukuru. Ubundi mwabaye iki? Mubaye iki? Ubundi byabagendekeye bite? Ko Imana yabiringiragamo guca imanza zitabera, ikaba ari mwisanzemo urugomo. Imana idufashe kandi tugire neza. Ndumva kuri izi kamera murabona muri kumbona bitandukanye uko mwajyaga mumbona, mukabona ndi kuvuga bitandukanye nuko navugaga, ariko ni Imana ibiri kuvuga muri nge, ntago ari nge uri kubabwira. Ni Imana ifite umubabaro. Murumva naje nkorera abantu, bigera igihe Imana irashingiye, bigera igihe Imana impaye guheka. Ubu mfite umwana, ubu nicaye mu rugo ndatuje. Mbyibagirwe nanjye subire gusinda se? Mbyibagirwa nanjye subire gusambana se? Nibagirwe ko Imana yampamagaye ku mashuri yanjye ane ya primaire, nkicarana n'abantu bakomeye, nkicara ku dututi ntakicayeho. Nanjye mbyibagirwe nsubire gusinda ibintu byashariraga kuri nge mbiryohereze mbisiga umunyu. Ubundi mwabaye iki? Ko wasengeraga abantu uracyabasengera? Ko wari ufite titire yo kwitwa ngo ni pasiteri, ngo ni mushumba, ngo ni porofesa? Urumva warahagaze mu mwanya neza? Nanga nawe wateye Imana umubabaro. Hari abapfuye ku mugaragaro, namwe murabizi. Harimo n'abandi bapfuye mu ibanga. Ikintu Imana ishaka ni ukubazura. Ikintu Imana ibashakaho ni uko mwemera intege nke. Ntawe utasambana ari mu ntege nke, ntawe utasinda. Ariko ikintu Imana ibashakaho ni uko mugarukiraho
ibintu mwacurutse mukabicurukura, ibintu byaryoheraga bikongera mukabigira ibiryohereye. Mufate ibisharira mubishyire mu cyimbo mumenye ko bisharira. Mufate ibintu byaryoheraga mumenye ngo ibi biraryohera. Mufate ikiza mumenye ngo ni ikiza. Mufate ikibi ngo mumenye ngo ni ikibi. Ibintu byose mubitandukanye. Imana ikintu ibashakaho nuko buri kintu mugenda mugishyira mu mwanya wacyo. Ntago ishaka ngo tuvange ibintu, irashaka ngo tubivangure. Iminsi ni mibi. Kuki abantu mutabona ko iminsi ni mibi? Abagabo mugasinzira, abagore mugasinzira, kandi igihe turimo atari cyo gusinzira mubonye umwanya wo gukora ibyaha. Iterambere ririrukanze rirabirukankanye, musubiye mu mayoga y'ubwoko bwose, musubiye ku byuma mwari mwarabivuyeho. Bone mwabaye iki? Byabagendekeye bite? Amatitire mwari mufite mwatumye izina ry'Imana ritukwa, bakantunga kamera amfite ikindi ngamije atari umurimo w'Imana. Imana idufashe. Ibintu twacuritse tubicurukure, mwabagabo mwe, mwabagore mwe. Ikintu Imana bashakaho nuko mwezwa. Ubugingo nibwo bukuru buzabona Imana. Uyu mubiri twambaye ntukabashuke, uyu mubiri uzapfa, ariko hari ubugingo Imana buzabona Imana. Ubwo bugingo bwapfuye Imana ikishaka nuko bwongera ikabuzura, bukongera buzima muri mwebwe. Imana yibatiza iby'umubiri ngo bibateshe iby'umwuka. Mwuka w'Imana mwari mutunze mwamushize. Kwayaga babwira gusambana kari icyaha, ikababwira kunywa inzoga kari icyaha, ikababwira ko gusuzugura abagore n'abagabo, gusuzugurana ukamufata nk'umukozi ari umugore kari icyaha. Ubundi ibintu mwaziruye n'ibiki? Ubundi byabagendekeye bite? Imana ishaka kuzura ubwo bugingo bwanyu burimo burimbuka bujya Gehenomu, muvuga ngo ni byiza, ngo ni iterambere. Ni iterambere nibyo, kandi Imana izikorega turi muri viziyo, izi ko ibintu biri kuvuduka. Imana nayo izi ko dukeneye gusirimuka. Imana yigisha abantu gusirimuka atari uko twasubiye mu busambanyi. Imana yigisha umuntu gusirimuka ikamwicaza heza. None se ubundi mbabazi, nta mahoteli ahari abantu basohokeramo bakicara bakanywa agafanta batuje, batiriwe mu tubari, batiriwe mu maroge? Icyo se n'icyo Imana yari bahereye amafaranga? Ko ari bahaye amafaranga kugira ngo mukore umurimo w'Imana. Abantu b'Imana babagirireho umugisha. Ufashije bangahe se? Cyakoze nshimiye abantu kuri iyi kamera bagira ikintu bafasha bagenzi babo, abantu bakajya ku bwabo, Imana ibaha umugisha. Ariko se wowe ufashije bangahe? Kari iki Imana yari guhereye amafaranga? Imana idufashe kandi tugirire neza. Umuntu urumva ibi akumva hari ahantu atsinzwe, akavuga ati nasanze burya ibyo nitiranyaga ngo biraryohereye ari ibisharira, none ndashaka gushyira buri kintu mu mwanya wacyo. Aze gupfukama dusengana Imana. Kandi niwumva ukeneye kwihana, nta muntu utagira itorero abarizwamo. Mwese mugira amatorero. Ubu usengera mu Bisilamu ni itorero urarifite, ubu uri umudive, ubu uri umunyagatolika, buri torero ryose usengeramo wongere wihane. Buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Ariko mwasubiye kuraguza. Ni igiki se kuraguza? Ni iki mwabonye yo ku buryo waza ugahagara hano kuri kamera ukabwira abantu uti kuraguza ni byiza, ukaba wabatondesha umurongo ngo ngaho ni mujyeyo? Mwari mwaramenye Imana, none musubiye ngo gushaka utuntu ngo mucururizaho, musubiye gushaka utuntu ngo mwambarireho ngo babakunde. Barababeshyewe. Imana ni itanga igikundiro, umuntu agakundwa. Ubu sengeye ko nicaye kuri iyi kamera, ubundi muntu ki kuba umuntu warize, kuba umuntu ufite amafaranga, kuba umuntu ugenda mu modoka ampamagara akaza nkamusengera, ndi muntu ki? Ariko kubera ko ndi umuntu w'Imana iri muri iki, nicyo kimesheje agaciro. Wowe se ubundi uri mu biki? Wagarukiye aho? Imana ikintu ibashakaho nuko mufata ikintu mukagishyira mu mwanya wacyo. Abantu mwabaye iki? Ibintu cyane cyane ibintu twebwe twatangira tubwiriza ko ari ibyaha, nitwe twasubiye kunywa inzoga, nitwe twasubiye gusinda. Nimundebe nabi mu nkunde. Imana ni iki bashakaho. Kandi niwumva ibintu winangira umutima. Ikintu Imana ishaka nuko umanika amaboko ukavuga ati nabaye umunyantege nke, nsanga naracinzira ntagakwiye guca.
ubundi upfukame wapfukama njya mvuga ngo kwihana kwiza ni ugufata umwanzuro mu mutima. waba ufite padiri ugasaba penetesiyo, waba ufite pasiteri ukagenda ukamusanga ukamwatura ukavuga ati hari umurimo w'Imana abantu mwaririmbaga mukareka imihamagaro mwarayitaye, kuki mutakiririmba? abantu b'ababishopu n'abapotere ibintu mwasubiyemo ni ibiki? mwarenze ayo matitiri Imana yari yarabahaye, ariko abenshi mwayasize isura mbi. Mwagiye mu mwanda mutagakwiye kujyamo, musubira kwivuruguta mu byaha. amatitire mufite mutuma izina ry'Imana ritukwa. hari n'abantu bagiye baca mu nzira bitwa abakozi b'Imana, bitwa bavuga butumwa, bakatwangiriza amazina, bakatwangiriza amasura, kandi tuzira ubusa twebwe twarakoze umurimo w'Imana neza. ariko mwebwe mugatuma duharabikwa kubera ukuntu mwagiye mufata ibiryohereye mukabigira ibisharira mukabiryoshya, mukabisiga umunyu, mukavuga ati nta kibazo, nyine ikinyoma mukagiha intebe mukabihisha. mwabihisha abantu, ariko Imana ntimwayibihisha. kandi ibirimo guhisha Imana bije kubishyira ku mugaragaro. n'ubundi rero twatangiye dusoma amagambo y'Imana, tugiye kuyaherutsa, n'ubundi turacyari muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. n'ubundi ni hano 5 tubaye nk'abasubira inyuma ho gato, noneho duhere ku murongo wa mbere. ariko titi iravuga ngo Imana ishinze abayuda ubuhemu, ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. n'umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakaho inzu y'amatafari ndende, arucukuramo n'urwina, kuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize ngewe n'uruzabibu rwanjye. ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? none rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. murakomeza munkurikirana amagambo y'Imana turi gusoma, ngo noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Imana mbere y'uko ijya guhana umuntu nanga siza gushyira ibyo bintu byawe ku mugaragaro, irabanza igatanga abagabo, kandi igaca mu ijambo, igaca no ku mukozi w'Imana. reka dusome ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu byo kurugushamo imvura. kuko urutoki rw'Uwiteka yiringiragamo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda, n'insina yishimiraga yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko ibasangamo umuborogo. murumva aya magambo yose twagiye ducamo, ntago twagiye kure y'ibintu twavuze. Imana mbese hano yatangaga abagabo, iravuga ngo ni igiki nakoreye umuntu wanjye ntari kumukorera? naramugaburiye, naramwambitse, namutujije mu mazu y'amagorofa, namuhaye amamodoka meza yagendamo, namwicajije mu mahoteli akomeye, ariko ibyo byose yabirenzeho. akora ibyaha arangomera, kandi narinzi ko azakiranuka, ariko ibyaha birenzeho. avuga ati mureke njye mbabwire ikintu ngiye gukorera urutoki rwanjye, ngo nzakuraho uruzitiro rwose rwonwe, ngo runyukanyukwe, ngo kandi nzategeka n'imvura ye kurugwishamo umugisha. ibyo byari bishatse kuvuga iki? wa mugisha Imana yajyaga iguha izawufunga ubure. nicyo ubundi iri jambo ryari rishatse kuvuga. kandi reka mbabwire ngo ahangaha n'ubundi ijambo hano rishoje ritubwira ngo
rishoje ritubwira ngo yiringiragamo imanza zitabera ariko ibasangamo kurenganya. Yatwiringiragamo imanza zitabera ariko yasanze turenganya bagenzi bacu. Mana, ibintu abantu dukora nakaga. Imana yashinjije abantu bayo ubugoma, ariko mbese iratanga abagabo ni iki yabakoreye? Kandi koko nihagira umuntu uza kuri iyi kamera avuga ati ngewe hari ikintu nshinze Imana itankore, nta bintu itabakoreye. Yarabagaburiye, yarabambitse, batuza mu magorofa, yabahaye amazu, abandi baha ibyo kurya. Natwe tutaratura mu yacu muri uyu mujyi wa Kigali hari ibyo yankoreye. None se nakwagirwa ko nababwiye ko ntakwagirwa ko naje nkorera abantu, ariko ubu nitwa umukozi w'Imana, nitwa mama pasiteri, nsengera abantu, mfite amatitire atandukanye. Ibyo ntago nabyibagirwa, nta kintu itankoreye. Ikintu rero ubu gisigaye nshakaho nuko nyubahisha, kandi mbabwire no muri iyo sibo yanyu mubamo. Njya mbwira abantu ngo iyo turi mu rusengero ku cyumweru tuba turi mu mahugurwa, iyo uri kuri kwa padiri ku cyumweru asoma evanjeli tuba tumeze nk'abantu bari guhugurwa. Ibintu dukuye hariya tukaza mu masibo yacu tubamo, tukaza mu baturanye bikadusuzuma kugira ngo tugere kuri tele tubishyire mu bikorwa. Urumva byonyine si ibyo, mu makorari tubamo, mu kazi ka buri munsi, mu masoko ducururizamo, ibintu dukura hariya mu rusengero batwigisha turaza tukabishyira mu bikorwa, turaza ku myunzani tugakiranuka. Ibintu mwakoreye Imana nta kintu itabakoreye, ariko iravuga ngo Imana ibashinze ubugome. Aya magambo yose ajya gusa kandi akarangira n'abantu inzira z'Imana bakagombye kugira gute, bakagombye gucira. Avuga ati Imana itanga abagabo, nta kintu ntakoreye abagore, nta kintu ntakoreye abagabo. Nabahaye ngo abandi mbaha abagore, ndabubakira mbagira abagabo batari kuzaba abagabo. We wibagiwe uburyo Imana yakubakiyemo, wibagiwe uburyo Imana yagutuje muri umujyi wa Kigali, wibagiwe n'ahandi hose utuye, wibagiwe Imana ukuntu yagutuje. Byonyine njya mvuga ngo kuba n'uyu mwuka bukeye tukiwuhumeka, niyo waba nta biro wicayemo. Njya mvuga ngo ku myaka yanjye 33 mfite, nta soni mfite zo kubivuga. Imana iramutse zikankubita fagitire y'umwuka nahumetse mu myaka yose, niyo nagurisha isambu y'iwabo umugabo nashatsemo, nkagurisha n'iyiwacu navutsemo, ntago ayo mafaranga yakwishura uyu mwuka. None iracyagutije n'uyu mwuka, urayisuzugura ukumva nta kintu yakoze. Ngaho ngwe nubihamye niba ntacyo yakoze. Ugihumeka bataragushyinguye, hari abo mwanganaga bagiye, hari abo warutaga bagiye. Imana ibintu yabakoreye ni byinshi. Ubu se mbibutse aho yabakuye. Murashaka se Imana itufashe tugire neza. Ndumva twavuze byinshi tugiye gusenga, ariko ushobora kumva mvuga ibi ukavuga ati nifuje kuri umukozi w'Imana namuganiriza mu buryo bw'ibanga, nkatura nkasubira ku rufatiro, ukumva ari nge wabibwira. Kuko njya mvuga ngo nta kibazo, reka mbabwire nimero ya telefone muzampamagareho ni 078938 wumva uvuga ati nshaka kwatura ukasengera, nukuri uzaze wature nzagusengera. Kandi uzasange n'umushumba wawe umwaturire, usange padiri, usange shehe, sinzi uko mubigenza. Ugende nyine umwaturire yongera agusengere, niba ari duwaza gusomera, niba ari Korani simbizi, wongera ugenda uce bugufi, ujye kukara guce bugufi. Ikintu Imana dushakaho nuko duca bugufi. Imana tugire neza. Muragira ngo siyo migisha Imana yari bahaye yongere yisubizo, se nibwo murasubira gushyira ibintu ku murongo. Tugiye gusenga Imana kandi n'ukuri mu mbabare, si ukuvuga nabi, nibyo Imana ibishize ku mutima wanjye ngo tubiganireho. Mana Data wa twese turagushimiye, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku bantu bakurikiranye iki kiganiro dukoze nonaha. Ntaba ari nge Mana, ntaba uyu munyamakuru, n'umuntu uri bucyumve wese ntaba ari we. Kandi dusabiye imbaraga abantu bawe bari kugenda basubira inyuma. Iminsi ntitworoheye, ntikangwa n'umuntu ukuze, ntikangwa n'umutoya. Oya, iminsi ntago iri gutinya abashumba, ntitinya abarevera, ariko turakwinginze Mana, ambika abantu bawe imbaraga. Turakwinginze ngo ibyo bacuritse ubafashe kubicurukura. Ngaho natuje ntutuze ku bantu bawe, ndacecetse ntuceceke Mana. Byo ushaka nibyo shima ari byo biba, byo udashaka bikorwe mu izina rya Yesu, amen.
turagushimiye kubw'ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa utambukije. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nawe mukunzi wacu warukurikiranye ibiganiro byacu, reka tukubwire ngo niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitambuka kuri chaîne yacu. Niba kandi iki kiganiro wagikunze, kanda like. Niba mva wagisangiza, kora share kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kugenda bwaguka. Kandi niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo, nyemerera tunyaruke duhurira muri comment, utubwire uko ubyumva n'uko bibona. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Shalom shalom.